Ni inkuru ibyutse ivugwa muri iki gitondo y'abantu bagera kuri babiri batawe muri yombi na polisi y'u Rwanda, aho abangaba bakurikiranweho gufatanwa ibiyobyabwenge bigiye bitandukanye, nk'uko ibi ngibi ngiye kugenda mbikugezaho ukaza kugenda usobanukirwa neza abangaba bafatiwe hehe, ubundi abangaba ni bande, bafatanwe ibiyobyabwenge bihe. Ni mu kanya gato nkabikugezaho ukagenda usobanukirwa neza abari bushobora gusanga ari n'umuntu uzi, kubera ko mba ndi bukubwire n'imyirondoro yawe, kuko hari ukuntu uba uziranye n'umuntu umubona n'amafaranga ubona agenda ntuzi akazi akora, ubundi uyu nguyu bimeze bite bye. Ibyo byose rero ukwiye kugenda ubimenya. Hari ukuntu umuntu nyine aba agenda akwereka ko ari umuntu w'umusirimu, ari umuntu ubayeho gutyo, ariko aba mu nzu ihenze, cyangwa se aba mu nzu yishyura amafaranga ari hejuru wowe ubwawe udashobora kubona. Kandi mwese mubyukira rimwe na rimwe, inshuro nyinshi uzasanga anasigara mu rugo, wowe ukabyuka ujya guhiga, ukaza no gutaha ukamusanga mu rugo. Uwo muntu ubundi kubera icyo utagikemanga ibye. Reka nze rero ibyo byose ngende mbikugezaho, ugenda usobanukirwa neza uko bimeze. Reka nizere ko turaza kugerana ku musozo w'iyi nkuru tukiri kumwe, tukaza kugenda turebera hamwe iby'aba ngaba bafashwe n'aho bafatiwe muri rusange. Mbagira ngo ibi ngibi nawe ugende ubikuramo isomo rigiye rikomeye ku buzima bwawe. Reka nizere ko nawe ukigera kuri uyu muyoboro wa YouTube channel aribwo bwa mbere ko bataradusubscribinga, ukaba utarakora kuri iryo jambo ryanditseho sabone cyangwa subscribe nk'uko ntangiye mbivuga, bikore kugira ngo nawe ujye ubana natwe, cyangwa se ujye wakira amakuru mu bantu ba mbere badukurikira. Njye tujye kubana muri aya makuru, nkaba nitwa Charles OG, umuhungu w'Imana. Ntabwo turi butinde kubera ko gahunda bari yayindi bari ukuza turasa ku ntego cyangwa ku ngingo, ubundi tugakomeza n'ibyo iyi nkuru iba ishaka kugenda igaragaza, tukagenda tubibwira bamwe muri mwebwe muba muduteze amatwi, mukagenda murushaho gusobanukirwa neza ibiba byagiye bitangazwa na polisi y'u Rwanda. Ibi ngibi byose rero bikaba byabaye kuri uyu munsi, nk'uko ndi kugenda mbikubwira muri iki gitondo, ukaza kugenda nawe unamenya abangaba ubundi babandi muturanye barahari. Niba uneze amatwi ukiri aho ngaho mu rugo, birashoboka ko waba uneze amatwi ukiri mu buriri, wasanga babajyanye wowe uri aho ngaho utazi n'amakuru, ariko nimba akubwira uraza guhita umenya iby'iyi nkuru wibereye aho ngaho mu buriri, cyangwa se wibereye aho ngaho mu kazi kawe niba wanakagezemo. Ubwo reka nizere ko mwe munteze amatwi muri mu ntara y'Amajyaruguru muramutse neza, nizere ko abari mu ntara y'Amajyepfo mumeze neza, iburasirazuba n'iburengera bwaryo. Namwe dorana mu mujyi wa Kigali mbahaye ikaze muri aya makuru, mbona no kugenda nisuriza aba diaspora. Hari abatuye ku mugabane wa Afurika, hari abatuye ku mugabane w'i Burayi, mwese nkomeje kugenda mbasuhuza, by'umwihariko abatuye ku mugabane w'i Burayi, hari ababanteze amatwi bari hariya United States, ubwo ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwese nabasuje kandi nabahaye ikaze, murabizi ko mbakunda kandi mbahoza no ku mutima. Ibyo mukora byose Imana igikomeza ibahe umugisha, mbese mujye mugenda muronka muri business mukora, mu kazi mukora ka leta se, mujye muhabwa imbaraga n'Uwiteka kugira ngo ejo n'ejo bundi mutaza kugwa maka, cyangwa se mutagwa muri rosi mugasanga mutanze raporo ifotamye, bikaza kurangira aho mwaboneraga umugati muhaboneye ibyago ndetse n'akaga gakomeye. Bityo rero ni mpamvu ngomba kugenda mbaragiza Imana kugira ngo mwebwe mwese muba munteze amatwi mwumve ko Charles abakunda, kandi si ibanga njyewe ndanabakunda. Ndacyabibutsa ko ishakiro ry'amakuru yizewe nk'aya ngaya nta handi uzigera uyakura usibye kuri uyu muyoboro wa YouTube channel. Ubwo ndababwira ko ari Charles OG TV, nanjye ukagera unyumva kuri izi mikoro muri rya jwi riyunguruye riba rimeze neza. Nuza aha ngaho ugasanga ijwi ntago ari cyangwa ukumva ijwi ntago ari, uzamenye ko uwo nguwo atari njye. Ubundi ijwi ryanjye ndashimira Imana yarimaye, ntirijya rihinduka, rihora ari rya rindi kandi rimeze neza cyane. Bityo rero ni nayo mpamvu nkunda kubabwira nti mujye mushima Imana yabahaye kuba bazima. Birashoboka ko wowe waba unanteze amatwi urwaye, ariko niba urwaye bikaba bitari garave, niyo byaba ari garave, senga Imana. Pfa kuba wagiye kwa muganga akagusuzuma akabona indwara umubiri wawe ufite, izerere muri iyo miti yaguhaye, birakora muntu wanjye. Jya ugira kwizera, ibi bintu birakora, kubera ko nabonye ko hari Imana ishobora byose. Ubwo bityo rero ako karagaciyemo, mwese muze tubane muri aya makuru. Polisi y'u Rwanda aha mu mujyi wa Kigali yataye muri yombi
yombi. Abantu babiri barimo umugabo w'imyaka 35 y'amavuko. Imagine noneho wumve n'uyu mugore w'imyaka 30 y'amavuko. None se ubwo tutagiye kure, uyu ni umugabo n'umugore we, ni abanywanyi bahuriye mu kazi, ni aba businessman wenda bahuzwa na business, cyangwa ni umugabo uri kumwe na mushiki we. Ibi ngibi rero nahita nshyiraho akadomo, ubwo ningenda mbakubwira wasanga wenda wowe unabazi, ariko nkurikije abangaba wasanga ari abavukanye cyangwa se ari umugabo n'umugore bavuze bati n'ubundi iyi Kigali kuyibamo ni uguteka imitwe, reka tugende tureba uko twakwishakira ubuzima. Gusa njyewe nubwo ibi ngibi biba byagiye bitangazwa na polisi, hari ikintu kimwe mba njya nibaza. Uru ni urumogi ruba rwafatiwe aha mu mujyi wa Kigali, urumva? Noneho mu mujyi wa Kigali utekereze ko ntaho wenda waruhinga, rwafatiwe nka Nyagatare cyangwa se muno muri ibyo bice tuzi ko ariho urumogi ruhingwa, nk'uko twagiye tubyumva ko mu Rwanda urumogi rwemerewe guhingwa, ariko ntabwo ari umunyarwanda ubyemerewe uwo ari we wese, bafite uburyo baruhingamo, kandi urumogi ngira ngo bafite n'impamvu nini cyane batuma baruhinga, kuko ni ibintu twavuga ko biri international. Urebye n'abashoramari baje kuruhinga hano mu Rwanda, ntago ahanini abantu bikurikirana ari abanyarwanda. Ntekereza ko rero udakwiye kugendera muri icyo kiganiro ngo mu Rwanda urumogi ruremewe. Icyo nari nshatse kuvuga ni iki? Nari nshatse kuvuga ko ahanini uba usanga urumogi rwafatiwe aha i Kigali, nyamara inzego zibireba ntizikurikirane neza aho urumogi rwari rugiye, cyangwa se uburyo ruba rwageze aha i Kigali. Kuba bafasha aba ni kimwe, ariko naho rwari ruvuye ni ikindi. Bayobozi mutuyobora, ndabizi muba munteze amatwi, ibi ngibi mujye mubirebaho. Igihe mufashe umuntu nk'uyu, mujye mukoresha uko mushoboye, munashaka aho yarukuye, ndetse munagerageze gufata na ba bandi yararushyiye, kuko hari igihe uba usanga abangaba n'ubundi ari bagatumwa, cyangwa se ari abakozi basanzwe, ari abo kuruvana ahantu hamwe barujyana ahandi. Nyamara wa wundi washayemo amafaranga, iyo mutamufashe we n'ubundi ashaka abandi bakozi, cyangwa se agashaka izindi strategy akoresha, akavuga ati ndahiye. Ubwo nari ndimo nkubwira uburyo abangaba bafashwe. Nari ngeze kuri uyu mugore w'imyaka 30 y'amavuko watawe muri yombi. Abangaba ngo n'ubundi bakaba bafatanywe udupfunyika 1144. Imagine 1144. Ni urumogi rwinshi tw'urumogi. Ubwo ndi kugenda nkubwira nyine ibyo byagiye bigaragazwa na polisi. Abangaba bakaba bari bagiye kurucuruza mu karere ka Gasabo, bivuze ngo bari batujyanye, cyangwa se urumogi bari barujyanye ahangaha muri uyu murenge wa Gisozi. Bakaba bahise batabwa muri yombi. Ngira ngo murabizi ndetse mwaranabimenye ko iyo umuntu afatanwe urumogi cyangwa ibiyobyabwenge ibyo ari byo byose, harimo kanyanga n'ibindi, nibyo bintu tuzanga mu Rwanda biba bikaze. Ubu ngubu nta by'imyaka, nta negosiyabure, icyayo kiguhamye ni burundu. Ngira inama urubyiruko, ibi mubireke. Si n'urubyiruko gusa, n'abantu bakuru tugenda tubabonamo ahangaha. Ibi mubireke, nta nyungu yabyo, mubireke pe. Mushaka izindi business mukora, kuko ndabizamushoramo amafaranga atari make, kubera ko mwitezemo andi menshi. Bityo rero mushaka ibindi bintu mukora, ibi ngibi mu byihorere burundu. Werekane ko wari unteze amatwi, byibuze ukuyemo isomo ryawe, ndetse ukwiye no kugenda ubwira na ba bandi banze kugenda babireka, bafata umwanzuro uyu munsi. Ngereka ngushimire, ndigendeye, nitwa Sharire OG. Asante sana.